amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo aruhutse inshuti ya Yesu kuzimana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rugo zabaho aravuga ngo ijuru tubamo yemera iriho ngo kandi ijambo rituze tuzaritaho. Inzira rero ni nta yindi, ntacyo navuga kiretse cy'ubushobozi bamaze kutubwiriza, ariko ndashimira Imana ko yaba mama wanjye uriya Mujoyeza Anonsiyata, yaba Serafine, ni abantu bari inshuti dukomeye, ndetse na Dorosera ni ababyeyi bacu muri rusange. Ni abantu babanye kandi mu rugingo rw'itorero. Nshimira Imana ko batabarutse bakiri mu nzu y'Imana, ni ibyo gushimira Imana. Tudashidikanywaho rero ni abanyabugingo, ni abantu basenganaga cyane kenshi. Murenzi ni mukuru mu bintu bigendanye no gusenga. Mama Fils nawe ni mukuru ya Serafine, mama bagendanaga. Mbere yo guhaguruka bagenda barabanje barasenga, basenga Imana. Ntabwo nari nabimenye njyewe, amakuru ntabwo nari nyazi ko mama azajya ku Gisenyi. Byabaye ngombwa ko nimuka, ntabwo gituye Kabugumba ari i Kanombe. Naje kubona ubutumwa bugufi kuri WhatsApp n'umuvandimwe hano ukamubwira ati maze kumenya amakuru ko Murenzi n'umudamu we bitabye Imana. Ati se birashoboka, hari ikintu wabashije kumenya? Numvaga nta wundi muntu wa mbere nakwaye mbaza amakuru kwa Serafine, numvaga mama namubaza. Nagerageje gukoresha telefone ye ngo umuntu yitaba, mpamagara murumuna wa mama Fils witwa Clementine, nawe nsanzwe mfite nimero ze, mubaza amakuru numva nawe ntayazi. Ntangira kubwira uwari umpaye amakuru ko ayo makuru ari igihuha, kubera ko ntakora umuntu yakwitaba Imana n'umudamu wa Murenzi na Murenzi ngo murumuna we aba atabizi. Mu gihe nyine muri ako kanya mfite mushiki wanjye mukuru witwa Jesi, abarampamagaye ati amakuru numvise ko mama we yitabye Imana nibyo. Namubwira ayo makuru ntabwo nigeze nyamenya, ahubwo bambaye ko ari umudamu wa Murenzi ndetse na Murenzi yitabye Imana. Tarashyira hamwe gitabo cyangwa icumi, nibwo murumuna wanjye ndamukunda Patrick, umuhererezi wa mama, yampamagaye arambwira ati se wamenye ko mama yitabye Imana? Nabwanyoye ntabwo ariko bimeze, ati ahubwo ni umudamu wa Murenzi wambwiye ko mama yari yagiye Gisenyi, numvise ko ariko bari bajyanye, bitarumva ko bidakwiye gushidikanya. Nafashe imodoka ndaza, ngerageza gufata telefone muhamagare inshuti zanjye birananira, urumva nabaye nk'umuntu ukubiswe n'ububanyi bukoze gukora biranga. Buri umuntu nahamagara mpura n'umumama umwe ndamushimira, inshuti yacu ari i Kanombe, mubwira ibibaye, ansaba ko nahamagara undi muvandimwe witwa Desire akaza kunjyana n'umusirikare duturanye, ariya nawe ndamushimira. Tumuhamagaye twumva telefone ntibyabasha gukunda. Kuva i Kanombe ngera ahantu hari imodoka byarangoye ku buryo kumenya hano Kabugu byambereye ihurizo ritoroshye. Uwo muvandimwe rero ndamushimira washoboje, twakoze urugendo twifise gusanga ngo byabaye. Ariko mu ncamake iminota 10 baduha biragoye, ariko hari umuririmbyi wavuze ngo ngenda ashimira mama ko yatwitayeho tukiri bato. Aravuga ngo yagendaga kwita hirya hino ashakira abana be ubuzima bwiza. Uko turi turabikesha mama, twagize amahirwe make yo kugira umubyeyi data atabaruka tukiri impinja, ariko dushimira Imana ko mama atabarutse nibura aho tugeze. Mama yakoze imirimo myinshi itandukanye tuzabitangaza. Yari umujyanama w'ubuzima, yari umuririmbyi muri korali Byiringiro yakoreye itorero, yari umuntu ukora mu matsinda amwe n'amwe yo kubitsa no kugurizanya ibyo bita nk'ibigeni. Yabaye umuyobozi
w'ibimina byinshi tunabashimira bamwe na bamwe bagiye batuba hafi mu kudutabara nanjye mu kuri ntekereza ko atabarutse nk'inyangamugayo umwana nk'uko ridashira ndetse n'abariya ababyeyi rero nyine muri uwo mwanya biragoye ariko nagira ngo n'ubundi nifate aka kanya nshimire umuntu wese waje kudufata mu mugongo abakomeje kutuba hafi twababonye gutabara umwuka reka ni ibintu bigoye tunashimira ubuyobozi bw'inzego za leta cyane cyane ubuyobozi bwa hano turi cyane cyane ibigo by'amareveni yakomeje kudukorera ubuvugizi no kudutegurira neza tukatuba hafi ariko cyane cyane inshuti za Murenzi nizo nshuti za mama abavandimwe ba mama nibo bavandimwe bo kwa Murenzi kwa Musengimana bose ni abavandimwe ndibuka n'umwana twari duturanye n'irembo ku rindi uyu muco twagiraga umuco wo gusangira akabisi n'agahiye hahandi hari ukuntu ababyeyi mu giturage baba batetse yabura ibishyimbo akava agasura tugera kwa mama umutoni bagushyire mu gasoza n'ibishyimbo bihiye ibyo ni ibintu byagiye bibaho Murenzi afite ubuhamya bwinshi hari inshuti yacu muri rusange Murenzi ni umubyeyi mwiza turashima Imana ko agihumeka Clarisse nawe yari umuntu wacu buriya tugize icyo mu nzego z'ubuyobozi iyo wagendaga umugana ufite ikibazo yakumvaga ari inshuti ya bose mbese aba babyeyi bose uko bagiye murumva ko bari bafitanye impano idasanzwe rero abanyamugayo byiza byo gusenga yankubitana nabo rimwe na rimwe bakazuba ntituye hano baturuka mu gashyamba karande twavuye gusenga bigashidikana rero Imana ibakire ababonye bafita inshuti zacu turashimira amafamiye nabona kuko umuntu ukundi abaturutse imihanda yose bagatsinze n'ababonye Imana ibaha umugisha abari kutwandikira mesaje ntabwo twabura gushimira itangazamakuru ritambika utubasha no kudukorera ubuvugizi hari abavandimwe batari no mu gihugu cyangwa se inshuti ariko ujya kubona ukabona nibura baraguhamagaye binyuze muri iri tangazamakuru hari umumama wacu twaragerageze kumuha amakuru turabubura ariko social media yadufashije Imana ibaha umugisha ntabwo nakuzimba mu magambo tuzagira umwanya uhagije wo kuvuga ariko nyine ntabwo byoroshye ariko turashima Imana ikomeje kudukomeza kiri muri uyu mwanya rero nagira ngo wenda se nk'utanga itangazo ku bijyandanye n'umuryango wa Nyirumuringa umuryango dufite uhagarariye umuryango muri rusange umuryango wari mugari ariko umuryango ni kwa mama hano iwacu tuzashyingura ku wa 4 i Rusororo tuzahaguruka hano saa 2 za mu gitondo twerekeza Kacyiru tuzava Kacyiru tugana kuri paruwasi Gasave hari umukristo urwo rugendo rwose tuzarufatanya kugera ku mugoroba saa 10 tugeze i Rusororo abakomeje kutuba hafi n'ababanye natwe Imana ikomeze kubaha umugisha abavandimwe bose ntabwo bashobora guhagarara imbaraga n'izina bigoye ariko mama yari afite umukwe umugabo duhagararanye n'umukwe wa mama umukobwa mushiki wanjye nkurikira ngo mu ntege uyu ni umugabo we ntabwo rero yari umukwe gusa ahubwo yari umwana ndagira ngo munyemerere nawe tumuhe akanya noneho kugira icyo avuga mu gihe gito bari bamaranye murakoze murakoze Fabrice ibintu byo kuvuga kuri mukecuru muri uyu mwanya biba bigoye kuko niba umuringa bivuze mukecuru mu gihe twabanye tukimara kumenyana yajyaga ambwira ati wowe ntuzajye wifata nk'aho uri umukwe wanjye igihe cyose uzajya abantu yenda aribo bazamenya ko uri umukwe wanjye ariko njyewe ngufata nk'umwana wanjye uyu munsi rero ubu nibwo nanjye nari maze igihe nibwo nari ngeze igihe cyo noneho byo kugenda nikuramo cy'uko ndi umukwe maze gutinyuka mufata nka mama ni ibintu bitoroshye kubisobanura mu gihe rero tumaranye imbereye umubyeyi
ibyo byose ntabwo byabaye ku magambo gusa, yanabikoze akagenda yinyereka ko ari umubyeyi. Rero ndamushimira muri uyu mwanya. Rero icyo ushimira Imana, twajyaga tuganira akambwira uburyo bwo gukorera Imana, yakoreye Imana buriya cyane. Ubu yari amaze imyaka irenga 30 akorera Imana. Bivuze ngo njye navutse yaratangiye gukorera Imana. Uyu munsi rero ntabwo nshidikanya ko agiye mu ijuru, ndabizi neza ko agiye mu ijuru. Ijuru yararikoreye. Buri muntu aha ngaha ndetse wamuhereza umwanya yavuga kuri mukecuru, umuntu washoboraga kugira ikibazo, yaba akuzi yaba atakuzi, akubona muri icyo kibazo mukagifatanya, akakibanamo nawe, akaba yasinzira ari uko kibashije gukemura. Rero ikindi kintu cyambabaje cyane ni urugendo rwiwe, kuba nibura tutaranamurwaje ngo tumenye ngo byarateguwe, kugeza n'uyu munsi. Hari ubwo umuntu atekereza ngo wenda aracyari muzima, kubera ko ntabwo byumva ngo yaragiye. Mwaravuganaga ejo, abantu bamwe barabonanye nawe mu gitondo, ntiyigeze arwara, ntiyigeze agira gute. Icyo kintu cyaratubabaje cyane, no kugisobanukirwa biratugora. Ariko icyo nshimira Imana kuko ariko yari yabishimye, ikaba imujyanye, ndetse n'uriya muvandimwe bari kumwe n'inshuti ye cyane, ndabizi abakozi b'Imana bose ndabizi neza ko bagiye mu ijuru. Turabashimiye rero abavandimwe, inshuti, imiryango muri hano. Dushimira cyane n'abantu bavuye mu gihugu cya Uganda. Mwese turabashimiye kwifatanya namwe. Murakoze. Haleluya. Haleluya. Nidukomere. Ntabwo amazina yanjye nitwa Nyirumuringanire Turiki Jehova. Ndi umwuzukuru wa kaka wabanye nawe igihe kinini gishoboka. Njyewe mu buzukuru we twaganiriye cyane bihagije. Ndi kwihanganisha buri muntu wese wadutabaye, ko njyewe namaze kwiyakira, ko nyumva ko kaka yagiye nagize igihumbi, naguye hasi. Ariko korali Byiringiro murahari? Korali Byiringiro na nyogokuruza wanjye, ntimugire ubwoba, ntabwo twapfushije, ahubwo ku Mana twashyingiye, turashyingiye. Rero niyo mpamvu mubona ntafite ikibazo. Ndabizi ngewe ko ku Mana nashyingiye kaka yakoze ubukwe, kandi yakoze ubukwe bwiza, ko mwese mwaje. Ngiye gutangira mvuga ku bijyanye n'urugendo rwa kaka, ku bijyanye n'umurimo w'Imana. Kaka twarabanye. Ikintu cya mbere mushimiye, kuva nkivuka kugeza uyu munsi, kaka ni umuntu wa mbere wabashije kuba yanjyana mu nzu y'Imana. Kaka ni umuntu wa mbere wanyigishije gusenga. Kaka ni umuntu wa mbere wanjyanye muri korali. Kaka twajyaga tujyana kuririmba mu masorete ya za Kibungo, akagenda ametse mu mugongo. Natangiye gukorera Imana mfite amezi 6 kubera kaka yaragize 90% by'ubuzima bwanjye. Umva n'igihombo nagize. Namenyeraga uniforme ya korali,
imyenda yanjye y'ishuri. Sinigeze igihe cyose nabanye na kaka sinigeze njyana uniform idateye ipasi ku ishuri. Kaka yaramfatiye ibinini rero murabyumva nawe. Mu minsi yo kurangiza urugendo rwa kaka muri uko kwezi nko mu kwezi kwa 9 k'umwaka ushize yakundaga kumbwira ibijyanye n'urugendo rwe. Kanga ati mwana wanjye nipfa n'ubuzanshyingura. Mwana wanjye niwe twabanye imyaka myinshi kandi ntuzibagirwe ko nakurwaje. Nigeze kurwara ndwaza umwaka wose. Ababizi baransuye. Nirwaye umwaka wose. Kaka anyitaho mu buryo bushoboka. Uburyo kugeza uyu munsi nitsamuraga ati umwana wanjye abaye narwaraga igihe ati tujye kwa muganga. Mbere y'uko mu byumweru bibiri byabanje mbere y'uko asoza urugendo, papa Fils yaje kumusura. Ni kuvuga Pasiteri Murenzi yaje kumusura ari nijoro, yari yarwaye kumva bavuze ko yari umujyanama w'ubuzima. Mama Fils yaramubwiye ngo aze kwa kaka arebe niba afite malariya. Yaraje nijoro, kaka amufatira ikizamini abura malariya. Abuze malariya baraganira. Ibintu baganiriye byonyine byagaragazaga ko bari bameze nk'aho barimo baraganira iby'urugendo rwabo rwa nyuma. Ariko Imana ishimwe, nibura hasigaye umuntu uzambwira uburyo kaka byagenze. Bimwe mu bintu Pasiteri Murenzi yaganiriye na kaka, baganiraga mu rugendo bakoranye muri korali Byiringiro, imisozi bazamukanye bajya gusenga. Aravuga ati mwana nutwimize tuzaba twaraburiye ubusa. Kugeza uyu munsi ubu tuvugana, mu byumweru bibiri n'ubundi bishize haje abana babiri barwaye bwaki. Uwa mbere we yaje yenda gupfa. Ari umuntu upfa ubona apfa. Kaka ntiyabonye kumufasha. Kaka yaravuze ati wowe uraraba ugiye kumureba. Ati uraheka umwana uri mu mutuku. Umwana uri mu mutuku uramuheka. Ati umwana bamuhaye abatararuka. Ibyo ni byo bintu ntazibagirwaho kaka. Uwo mwana rwose ndamutse mubonye Imana yamugiriye neza. Urwo rwibutso kaka yamusigiye. Uwo mwana kaka yamwitayeho, ahamagara abajyanama bagenzi be. Mama yarateye mu mudugudu wa Muhororo. Amubwira ati mu mudugudu wanyu murwaje bwaki kandi birakomeye cyane. Undi muntu w'umumama uwo ndakeka ko bazanye namubonye. Nawe yazanye umwana arwaye ameze nabi cyane. Kaka nawe ntiyahwemye kumufasha. N'uyu munsi turarumye akanyihangana. Nabyo nasorezaho kumwibukiraho. Kaka yari umuntu uvugisha ukuri. Kaka yari umuntu uvugisha ukuri ku buryo ukuri ko yashoboraga no kukuzira. Kaka yari umuntu uvugisha ukuri cyane. Yangaga ibinyoma. Kaka ikiganiro twagiranye cye cyane muri iyo minsi, muri icyo cyumweru yarandwaje, naje kurwara tifoyide. Narembye cyane ku buryo ntashobora kubyumva. Kaka yarandwaje, sinari nshoboye kurya ni amagi. Kaka yanguriraga amagi ya buri munsi. Avuga ati nta mafaranga mfite ariko amagi ubundi uyarya.
ikiganiro kaka twagiranye kaka twaganiriye ambwira ati bana banjye ko nabatereraga ipasi ko nabitagaho mwarwaye nimara gupfa muzaba abandi yaratuganirizaga ariko we wabyumvaga nk'ibintu bisanzwe ntabwo nyine watekerezaga ko ariko bizarangira uwo wa gatanu nimugoroba yantumye umukenyero njye kuwumuzanira ahantu yari yagusize ndagenda ndawubura paka yari yakomeretse urutoki kandi avunikira twebwe aravuga ati bana banjye muriki muri iyo minsi twari twarabuze apeti kubera ko twararwaye aravuga ati muriki kuko nzongera guteka isombe nyuma y'amezi atanu yumvaga ko nyine yambwiraga ibintu byose ariko simbisobanukiwe ati nzongera guteka isombe nyuma y'amezi atanu aravuga ati reka tuyirye bwa nyuma noneho kuwa gatanu nimugoroba naje gutaha mama Obama yari yaje mu rugo yaje kugira ngo amufashe itema kuko yari yakomeretse urutoki ijambo rya nyuma ntazibagirwa aka kwerezo ry'ubuzima bwanjye aka yarambwiye ngo mwana wanjye wigenda nijoro ugakora impanuka kandi ugire urugendo rwiza ambwiye ngo ngire urugendo rwiza nanjye ubu rero ndashimira Imana ko yatashye nta mugayo ko yatashye afite ibikorwa byiza kandi ndamusezeranya ko nanjye nzakora ibikorwa byiza umusanga hanze murakoze nimuruhuke mwatubereye intwari ikomeye haleluya haleluya aba babyeyi batubereye inkoramutima turabibashimiye nubwo tutari kumwe hano aba babyeyi babiri bicaye aha ngaha bashimiye ko ari intwari tubuze abantu b'ingenzi aba babyeyi bari aha ngaha njyewe ntabwo nzabibagirwa bambereye inkoramutima ntabwo nzabibagirwa ku itariki ya mbere z'ukwa 10 naranyereye nikubita hasi ndavunika bakimara kubyumva byabakoze ku mutima mama Fisi n'uriya mubyeyi baza birukanka tubasanga ku Kabugunge n'uyu muvandimwe n'impanga yanjye ariko ntabwo bawenye kutanja inyuma bakoze ibintu by'ubutwari nari nabyimbye akaguru cyane nanyereye nikubise hasi ariko bakagenda bampumuriza bambwira ngo komera ni abantu b'intwari nazibagirwa kuko itariki ya mbere z'ukwa 10 bangiriye neza twageze Kibagabaga bumva ukuntu nababaye cyane mama wa Nyirumuringa yinginga umuganga aramubwira ati ni agashinge bamutera kugira ngo tureke ububabare bwakira erega nanjye ndi umujyanama w'ubuzima yumvishe ko ari umujyanama w'ubuzima ahita avuga ati umujyanama w'ubuzima nawe uri umuganga kimwe nkatwe reka tugutabare ndabashimiye n'ababyeyi b'intwari ko bakungiriye neza ibyo twavuga kuri mama Fisi
ugirire uruhuko ridashira barumuna bawe atubereye intwari ikomeye ibyo tutabashaga gukora warabikoraga ntabwo tuzakwibagirwa watubereye inkono mama Fisi mubyeyi mwiza tuzahora tubyibuka ko ari cyo watumariye mu muryango mama Fisi turamushimiye iyo twagiraga ibibazo yatubaga hafi yari umubyeyi wacu ukomeye tubuze umuntu w'intwari kandi ikindi dushimiye Imana ko na papa wa Fisi agihumeka umwuka w'abazima tubishimiye Imana nyir'ijuru yumve ko tuyishimiye twavuga byinshi kuko baduhaye umwanya ntabwo twazageza n'ejo bundi tukivuga mama Fisi ni umuntu w'intwari yiruhukire mu mahoro ajya kugenda rero nabaye nk'uriya mwana kuko urumva narwariyeyo akajya ambwira ati mama wasanga ati komera iyi si ni ntoya ariko ibyiringiro bya mbere ni ukumenya ko Yesu ari we uzaturuhura muri iyi miruho yo muri iyi si kandi ikindi mama Fisi yari yarabihanuye ariko ntabwo twari tubizi yajyaga ajya gusenga akaza akatubwira ati bamanuriye bavuga ko muri famiye harimo umugeni wihuse ariko twumvaga ko nyine ari bya bintu abantu bahanura ariko wenda atari ukuri hari ibintu wumva ukumva wenda ni ukubivuga bisanzwe akajya aza akansanga ahantu ndyamye akambwira rero mama wa Sandara niwumve ko ari twebwe bazima tugenda humura nawe uri mu mugeni na Yesu yaza akagusanga kuri iki gitanda icyo nakubwira ngo ujye wezwa ku kanini no ku gatoya mama Fisi rero ntabwo yari azi ko ari we yasenze amasengesho atabarika ku manywa na nijoro akaza akambwira rega murumuna wanjye ntabwo nagutaye mavandimwe ninjyewe musaza wawe uriya mama Fisi namukurikiraga mama yanyitaye sinapfa none mama Fisi aracitse aragiye mama yatubyaye turi abana 9 none dusigara turi 7 none mama Fisi arigendeye dusigaye turi abana 6 amuheru uko ridashira shangazi yazagukibaye mama Fisi yes agukibaye mama Fisi yes agwetoki mama Fisi ibintu twamuvuga muri byinshi yaramumeje mu burwayi nshimira n'abantu bibatsinda n'abigasanze bangiriye neza kunsura mama Fisi akajya ambwira ati mama wa Sandara uko aba bantu bagenda bagusura ariko nawe ugenda uba inkomezi humura ari aho tuzaruhukira ajya kugenda rero igihe yarabimbwiye numva umutima urakutse kuko yari yaratubwiye ko nyine mu muryango harimo umugeni numva ubwo waburanyishe ariko nkumva ko nyine atari iki gihe ariko we ndahamya yuko yari ari kwitegurira urugendo kuko yamaze hafi y'ukwezi arimo kugenda asenga amanywa na nijoro akajya ambwira ati humura ntabwo mba nagutaye mba ndimo kwinginga Imana ariko Yesu yari abizi ko ari we mugeni twumvaga ko wenda ari abandi ariko akavuga ati hoya ati nidukomere ubwo rero ndashimira Imana maze kuvaho sima yarambwiraga ati mama wa Sandara ati amagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo
Yehova. Haleluya. Mwongeye kwirirwa. Amazina yanjye ni Papuline Beriyani, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana. Ndabanza kwihanganisha umuryango, nihanganisha itorero, nihanganisha abadiyakoni bagenzi banjye, nihanganisha igihugu muri rusange ko kibuze amaboko, tubuze abantu b'intwari, tubuze imfura. Ndashimira Imana cyane kuko barangije urugendo bakiri mu gakiza. Imana nibiherwe icubahiro. Mama Fisi, ndatanga ubuhamya kuri ko nageze inaha muri 2010, niho nageze inaha ngaha. Nabasanze mu itorero baranyakira, bangiriye inama zitandukanye, baramfashije mu buryo bwose. Imana ibahe umugisha. Rero Mama Fisi hari ibintu byamurangaga. Yari umubyeyi w'inyangamugayo cyane, yari umubyeyi wakundaga abantu, yari umubyeyi witangiraga abandi, yarangwa no gukunda gusenga cyane. Biragoye muri iki gihe cya none kubona umuntu wakwikorera imitwaro y'abandi, watanga igihe cye kubw'abandi bantu, ku mibabaro y'abandi. Kandi nawe wabonaga itorero rimwe rimwe yabaga arwaye, ariko muri ubwo burwayi yamenyaga ikibazo cy'umuntu, yagendaga gusenga. Ntiwapfa kubona ngo ubone umuntu uramara iminsi 2 atarya atanywa ku kibazo cy'umuntu, yikora ikibazo cy'umuntu, aho ni hakeya bari. Mama Fisi rero yarangwaga cyane no kwikorera imitwaro y'abandi, kwikorera imitwaro y'abantu. Bagenzi, inshuti, tubuze umuntu w'intwari, tubuze umuntu w'intwari. Yakundaga imfubyi, yafashaga abakene. Muri make y'imirimo y'umukristo yagerageje kuyikora, yagerageje kwera imbuto, atari gupfa kuvangavanga, ahubwo yagerageje kwera imbuto z'abakristo. Rero tubuze abantu b'intwari. Uriya mubyeyi Anasiyata yakoraga mu buzi bwite bwa leta. Bayobozi, biragoye kongera gupfa kubona umuntu nka Anasiyata. Ntabwo byoroshye gupfa kumubona uburyo yitangiraga abandi, ibyo yitangiraga abantu. Si Anasiyata gusa, na Serafina kongera gupfa kubona umuntu nkawe mu itorero biragoye. Ntabwo nibuvuge byinshi, ahubwo babyeyi beza, Imana nibatuza heza, natwe duharanire kuzakora ibyiza kugira ngo ku munsi w'umuzuko twongere kubabona. Imana ibahe murakoze. Agahinda ni ukuri, ni ibintu bitoroshye. Babyeyi, Imana izabatuza heza mu ijuru. Murakoze. Mugiye gusenga Imana, ni mukomere kandi mwihangane. Ibyo bikorwa byakorwaga hari saa 9 z'ijoro ku gatandatu nanjye n'ibyo ku Gisenyi, byari bibabaje kandi biteye agahinda. Ariko Imana yaradufashije, tubaraje. Ndi mu basigayeyo kugira ngo dushakire pasiteri. Abandi bari baciye mu bitaro kuva i Kigali, kuko twari mu bitaro by'i Gisenyi, ariko ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse.
amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoza urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse, inshuti ya kunzi Imana aruzuye mu gituza, soje umurimo we asinziriye mu rukundo. ntibyoroshye na gato kuvuga nyuma y'ikibazo nk'iki ngiki gikomeye cyo kubura ababyeyi, abavandimwe, inshuti bapfuye mu buryo butunguranye. Impanuka ntiteguza niko bavuga mu Kinyarwanda, ariko reka twihanganishe imiryango yose, abaturage b'umurenge wa Kinyinya, abaturage b'umudugudu wa Dusenyi, Kagarama, aho ababyeyi bose bari batuye, ndetse n'abandi bari hirya no hino. Numvisemo harimo n'umubyeyi wo mu karere ka Bugesera, ariko nanone dukomeze gusengera bariya bakiri mu bitaro, nabo bakire kandi bagaruke mu buzima busanzwe, dufatanye gukomeza kubaka iki gihugu. Maze imyaka 4 muri uyu murenge, ariko urwego rukomeye rwitwa urw'abajyanama b'ubuzima ni urwego twakoranye cyane. Uriya mubyeyi witwa Anonsiyata, hari umwana wavuze hano, yamuvuze ukuri, yagerageje gutanga ishusho ye nk'uko rwose nanjye nari nsanzwe muzi. Tumaze iminsi duhanganye n'ikibazo cy'imirire mibi, ndetse muri iyi minsi tukagira n'ikibazo cya malaria muri uyu murenge. Noneho nkabaza abajyanama b'ubuzima uruhare rwabo mu kurandura by'umwihariko imirire mibi. Noneho tukaganira, twasoza inama, uriya mubyeyi witwa Anonsiyata akansanga mu biro, akambaza ati ariko ubundi niki gituma iki kibazo kidakemuka? Nanjye nkamubaza ntese ko ari mwe muri kuri muhanganye n'iki kibazo kuko ahubwo kitarangira. Tukajya impaka. Hari umwana yavuze ko ari umubyeyi uvugisha ukuri, avugisha ukuri rwose ntaca ku ruhande. Ni umubyeyi rero wabonaga iteka akubwiza ukuri, akakubwira ati nyamara dukoze ibi ikibazo cyagabanuka, nubwo kitarangira ariko nibura cyagabanuka. Yari umujyanama mwiza rero, yari umujyanama mwiza, kandi wabonaga haba kuzuba, haba mu mvura, haba hose yabaga ari ku murongo w'imbere, avuga ati reka duhangane n'iki kibazo, ariko dufite icyizere ko kizarangira. Twabuze ababyeyi rero bakomeye, ababyeyi b'imfura, ababyeyi bitanga, ababyeyi bakora byose igihe cyose, haba mu minsi mikuru, haba mu gihe cyo gutegura umunsi w'abagore, ugasanga mama Anonsiyata niwe uri imbere y'abandi kandi akajya inama. Imana ibahe iruhuko ridashira. Tuzabakumbura ndetse tuzabatekereza igihe cyose ibyiza bakoreye umurenge, ibyiza bakoreye umuryango, inama nziza, urugero rwiza. Bari ababyeyi bari urugero rwiza rukomeye cyane. Yakundaga kunsanga mu biro akaza kumbwira ati ariko iki kibazo cyo kuki nacyo tutagira, agasesengura. Hari ibyo najyaga mbabwira byitwa gusesengura ifasi. Abwira nti mugende mujye mu mudugudu wanyu mujye gusesengura ibibazo biriyo. Akagaruka akambwira ati bya bibazo narabisesenguye, akabitondeka ati dore ibibazo biri mu midugudu, haba mu mikorere, haba mu miyoborere, haba mu isuku, haba mu bibazo by'imirire mibi. Ni umubyeyi wari usanzwe rwose ubona ko ari umujyanama koko. Umuntu wamwise umujyanama ari umujyanama. Rero ni igihombo kuri twese, ni igihombo kuri benshi, ariko akarusho ni uko ari umubyeyi w'umukristo. Ibyo ari byose aho arimo arareba ko turi mutaramiye muri uyu mugoroba, atubwira ati ibyiza nakoze, byinshi nakoze, iyo nibyo ntashoboye gukora, byo nibyo twese turiho. Niyo mpamvu twateraniye hano, nayo mpamvu twifuje yuko
abantu twahurira hamwe aho kugira ngo tujye mu miryango ko ntitwabona uko tuganira abantu mu miryango yose. Reka duhurire hano noneho muri iyi minsi 2-3 tubataramire, tubaganire, tubavuge, tuvuge ibyiza bakoze. Abantu biba ngombwa abantu barire, ko kurira ntabwo ari ikibazo, ahubwo nuko umuntu aba yishimiye cyangwa se yibuka umuntu uko babanye, uko inama yamugiriye. Ntabwo ari bibi, kurira si bibi. Abantu rwose muri iyi minsi 2-3 batanga ubuhamya, buri wese uko yumva yabanye n'aba babyeyi abivuye, abantu bahambuke, abantu bagaragaza amarangamutima yabo. Ejo ku munsi w'ejo bibaye byiza, niyo byatangira saa 9 abantu bakubutse mu mirimo, tukagera saa 2 saa 3, ariko abantu bisanzure, abantu mubyeyi bamuvuge, abo yakijije abana imirire mibi babivuge, abo babanye akabakiza malaria. Nari maze iminsi mubwira nti ndagira ngo dufatanye guhangana n'ikibazo cya malaria. Habwira ariko ninumva warwaye malaria nibyo tuzabipfa. Nawe akabwira ati ntabwo nzigera ndwara malaria, niko yari yarabinyemereye. Aturetse ko tugiye guhangana n'ikibazo cya malaria kubera nyine ni indwara ihari muri iki gihe, ariko akavuga ati nayo tushobora kwirandura tunyuze muri za nzira zisanzwe, isuku, kwikiza ibihuru. Yari umujyanama mu buzima rwose. Uriya mubyeyi nuko nyine turi mu bihe bikomeye, ariko ubundi yarakwiye guhabwa ishimwe ryose rishoboka kuko yakoze ibyo agomba gukora. Pasiteri n'abandi banyuze hano bavuze bati ni kuko niwe narinzi, niyo mpamvu ari we mvuga. N'abandi ariko numvise bavuga, kandi numvise bavuga neza. Ari wari muri RIB, wakoraga muri RIB, ubwo nawe yadufasha kurwanya gukumira ibyaha no kurwanya ibyaha no kubigenza no kuhana babikoze. Uriya mubyeyi nawe ubwo bari ku ruhembe, bari mu mirire mibi, ariko noneho bakanafasha n'abantu gukiranuka n'Imana, kuko byose iherezo rya byose nuko twese twemera Imana. Bari ababyeyi rero ni byiza kubaganira, mureke tubavuge muri iyi minsi 2-3 kwezige tuzabaherekeza, kandi tukabaherekeza mu cyubahiro. Imirimo myiza rero bakoze, urugero rwiza, niyo mpamvu turi hano. Uriya mwana bivuze neza, uriya mwana bazamuhikaye cyangwa igitabo yandike uko azi kaka nk'uko bazamuvuga. Uzamwandike, wandike imivugo, wandike ibitabo, wandike ibintu byose, aho wahereye ku mezi 6, ibyose byo wibuka uzabyandike kuri uriya mubyeyi, kugira ngo tuzabibike mu gitabo, n'abandi bazaza nyuma yabo nabo bazamwibuke, bazamumenye, bazamenye ibyiza yakoze, kuko ni rwo rugero rwiza tugomba kugenderaho. Gutanga urugero rwiza rero, kugira ubuzima bwiza, haba mu itorero, haba mu baturage, haba mu buyobozi. Ndagira ngo iyo tuvuga abantu tujye tubavuga uko bari. Hari igihe bajya bavuga ati umuntu bamuvuga ariko yabaye mwiza kubera ko yitabye Imana, ariko abangabo turabavuga uko bari, turavuga ibyiza bakoze. Mureke tubavuge rero, tubavuge, abashoboye kwandika bandike, kugira ngo ibyo bakoze byiza bizakomeze kutubera urugero rwiza. Dufite iminsi 2 rero cyangwa 3, nahoze ndeba kuri gahunda batubwira ko bazashyingura ku wa 4, hari nabo nabonye bazashyingura ku wa 3, ariko mureke dufatanye. Buriya iyo turi hano twese, iyo bavuga ngo umuntu yapfuye yitabye Imana, tugahaguruka twese tukaza hano tukegereye imiryango yahuye n'akaga gakomeye nk'aka, aba ari kugira ngo tuzibe icyuho, ari kugira ngo tubabe hafi. Mureke tubatege amatwi, mureke tubumve, nabyo ubwabyo birabafasha. Nabo batubwire uko babazi, kurema imitima ishengutse, hanyuma ababyeyi tuzabaherekeze mu cyubahiro bakwiye, kandi tubasabire nabo natwe tuzongera guhura kuri wa munsi w'umuzuko, tuzahure kuri wa munsi w'umuzuko, kandi turabyizeye rwose, turabyizeye ko tuzongera kubabona, tukabona noneho tutazongera gutandukana ukundi. Reka mbashimire rero mwese, kandi mbifurize kugira umugoroba mwiza. Dukomeze gutaramira ababyeyi, dukomeze gufata umugongo abagize ibyago bikomeye, ko biragoye kubyumva, ariko nta kundi. Impanuka ntabwo ziteguza, nta n'uwari ubyiteze rwose, ariko twongere dushimire ibyiza bakoze, dushimire urugero rwiza batanze, kandi
tuzarushaho kubaha ikuzo nitugera ikirenge mu cyabo. Mugire umugoroba mwiza rero, Imana ibamugisha. Ararutse inshuti ya Yesu, arukiye mu gituza cye, asinziriye mu rukundo rw'Imana. Ararutse, ararutse. Umukunzi w'Umwami Yesu, impumuro nziza ya Kristo, yamenyesheje ibyo gukiranuka, asoje umurimo we, araruhutse. Amaso yacu yaramubonye, amatwi yacu aramwumva, yahinduriye benshi kugukiranuka, asoje urugendo arataha. Umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu, kunzi usanga